inshuti bakunzi muri mu bice bitandukanye by'isi twongeye kubaha ikaze kuri channel yacu aho tugiye kubagezaho amakuru atandukanye aho tuza kuvuga amakuru yibanda ku muganura mu Rwanda. Umuganura ni umunsi leta y'u Rwanda yifuje ko ubangarukamwaka wizihizwa buri wa gatanu wa mbere w'ukwezi kwa munani, ukizihizwa n'abanyarwanda ndetse n'inshuti zabo kubera ko ari umunsi ukomeye mu muco w'abanyarwanda kuva kera. Abanyarwanda rero bizihiza umuganura kugira ngo basabane, basangire ibyishimo ndetse basangire no ku musaruro bagezeho, kandi barebere hamwe uko bakeneye kongera imbaraga mu buryo burushijeho mu rwego rwo kwiteza imbere. Reka rero twumve ijambo Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Bwana Habimana Dominique yagejeje ku baturage ubwo byari mu muhango kuri uyu wa mbere z'ukwezi kwa munani 2025. Twasuye imurikabikorwa byerekana umusaruro utangaje w'ibikorwa bitandukanye bikorerwa muri aka karere by'ubuhinzi, ubworozi, ubukerarugendo, ubucuruzi, inganda, uburezi ndetse n'ibindi. Ibyo byose ni ibimenyetso bigaragaza iterambere rifatika ry'aka karere. Kwizihiza umuganura ni umwanya wo gushima ibyo twagezeho, gufata ingamba zo kurushaho gukora, kongera kwiyemeza gusigasira umuco wacu no kubaka ubumwe buhamye hagati y'abanyarwanda. Kwifatanya namwe ni igikorwa cy'ishema n'isheja, ariko by'umwihariko ni uguhamya ko dukomoka hamwe, dusangiye umurage umwe kandi twubakiye ku nkingi zimwe. Abantu bamwe batekereza ko umuganura ari ugusangira gusa. Yego, gusangira ni igice cy'ingenzi cy'uyu muhango, ariko si cyo cyonyine. Umuganura ni igikorwa cy'umwaka wose kigizwe n'inzira ndende yo guhiga, bisobanuye gutegura ibizakoreshwa, imbuto, ingengo y'imari n'ibindi, bigakurikirwa no kubiba imbuto, ni ukuvuga gutangira ibikorwa nyirizina, ndetse bikagera no kugusarura umusaruro w'ibikorwa byakozwe nk'uko twabimurikiwe, ndetse no kwishima no guhigira gukora ibirushijeho. Ni urugendo rero, ni urugendo rwo kwihesha agaciro, gufatanya, gusabana no kwigira. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka ngira ngo ntabwo nkeneye kwisubiramo, nyuma y'igihangano cyiza cyuje ubuhanga cy'umwana mutoya uvuye hano, bitanga icyizere cy'uyu munsi n'ejo hazaza. Bahire Joana yakoze cyane. Umuganura, isoko y'ubumwe n'ishingiro ryo kwigira. Mu mateka yacu, umuganura wari igikorwa cya bose, aho ntawe wasigaga inyuma. Cyaraziraga kuganura wenyine utaganuje abandi. Umuturanyi yagabiranaga na mugenzi we, abejeje bagasangira n'abarumbije. Umuganura utwibutsa rero ko ubumwe
ari inkingi y'iterambere. Umuturanyi atari uwo kureberwa cyangwa kurebera, ahubwo ari uwo gufatanya nawe, kuko iyo Abanyarwanda bafatanije nta kibananira. Indangagaciro z'ubumwe bwacu zubakiye ku gufatana urunana, kwirinda ivangura n'amacakubiri, gusabana, kwihanganirana no gutabarana, kumenya ko turi bamwe, ariyo ndi umunyarwanda. Niyo mpamvu umuganura twawita urufunguzo rw'ubumwe bw'Abanyarwanda. Kwigira si amagambo, ni umurongo Abanyarwanda bahisemo, kandi umuganura urabigaragaza neza. Nta urya atakoze, uwabibye niwe usarura, twese hamwe tugatera imbere. Ibyo twagezeho mu myaka 31 y'ubumwe si impanuka, ni umusaruro w'ubwitange, umurava n'ubufatanye. Umuganura turawizihiza kugira ngo ejo tuzagire byinshi byo kuganura birushijeho. Kwizihiza umuganura ni uguhamya ko twese dukomoka ku mizi imwe, ni ukuzirikana indangagaciro z'ingenzi zaturanze kuva kera, arizo gukunda igihugu, gukorera igihugu no kucyitangira, gukunda umurimo, ni ukuvuga gukora dufite intego, ubumwe n'ubupfura bivuga gufatanya, gusabana no kugira umutima w'ubworoherane, ndetse n'indangagaciro yo kwigira n'ubudaheranwa, bisobanuye kubaho utagombye kubeshwaho n'abandi. Izi ndangagaciro nizo zubakiyeho n'intego y'igihugu cyacu muri iki gihe. Umuganura rero ni ishingiro ry'iterambere, isoko y'icyerekezo n'umusingi w'umuryango nyarwanda. Hari abibaza niba umuganura ugifite agaciro muri iki gihe. Igisubizo ni yego, ndetse cyane. Umuganura w'iki gihe ntiwizihizwa nk'uko byakorwaga mu bihe bya kera. Uyu munsi twizihiza umusaruro uturuka muri serivisi, ikoranabuhanga, uburezi, ubukerarugendo, ubuhanzi, inganda n'ibindi. Mu bihe bya kera washingiraga ku buhinzi n'ubworozi gusa, ariko indangagaciro n'intimatima zawo ziracyari zimwe, zo ntizihinduka, arizo navuze: guteganya, kwigira, gukunda umurimo, gushima, gusangira ndetse no gukunda igihugu. Mu minsi mikuru yose izwi mu Rwanda, umuganura niwo munsi mukuru gakondo dusigaranye ushingiye ku muco nyarwanda. Niyo mpamvu leta y'u Rwanda yawusubijeho kuva muri 2011, ndetse iri mu nzira zo kuwandikisha ku rutonde rw'umurage w'isi wa UNESCO. Muri uyu mwanya ndifuza gutanga ubutumwa ku rubyiruko.
ndetse ubutumwa Joanna yabutanze, ndetse ngira ngo Joanna siwe mbwira, biragaragara ko yamaze kubyumva. Birashimishije yuko hari abana batoya nka Joanna bari mu murongo mwiza, kandi turabizi yuko atari we gusa, hari benshi. Ndashishikariza urubyiruko rwacu kudafata umuganura nk'iminsi mikuru isanzwe. Umuganura ni umurage wihariye, ni gakondo yacu. Ndabasaba kuwusigasira, kuwushyira mu bikorwa bya buri munsi, abakuru tuwutoza abato, kuko ari umwihariko wacu nk'Abanyarwanda. Kwizihiza umuganura ni uburyo bwo kwibutsa ko aho turi hose u Rwanda rugomba kutubamo, rukatugendamo, tukarugumana.